byo mukanya umuntu wazambwira mpamagara ati umugabo wita Marshall ati burya ni umuhanga ati Amerika ni abanyenyungu ni abantu bicara nyine atahari inyungu niho baba bagomba kugira iki kureba yego wabibonye ati icyo reka nsome text ati kuko n'ubundi uzasanga nk'iki gihano ari executive order muri wenda na 10 na kangahe bongeye kwa updatinga yego kandi bitarabujije impara gucuranga urumva so bivuze ngo rero ntabwo ari umudeli mushya Amerika yadukanye biri muri activities nta nubwo Amerika ifite ikibazo ku Rwanda cyangwa se kuba ari we wese kuko ibyo ngibyo Amerika ibyuka bihuruturira icyarimo rwose nubwo itari kitahura muri Ethiopia kabakoma ibi Syria kabakoma ibi Iran kabakoma ibi Al-Shara perezida wa Syria ikamukoma ibindi ikamushyiraho n'amafaranga kumuta muri yombi ejo bundi akabaye perezida urumva bagafata amazina bagakuraho rimwe kugira ngo bidahura neza no bafata ibihano bakamutumira muri White House tukamubona uyu munsi Nelson Mandela kubera uburyo babibamo cyane ari nk'inyanja bogamo yego sinjya ntekereza ko hari bo bumva hari n'ikintu gitangaje baba bakoze tandisike babikora umunsi ku wundi tandisike babikorera benshi kandi bakabikorera benshi sibyo bakabikorera benshi bakazagarura ibindi the next one urumva yego n'ibya mbere bitaravuyeho bataragaragaza iki bya mbere byagezeho ari impamvu bagaruye ibya kabiri nk'ubuhanye makenga n'urugero 2012 waramuhanye none se ibyo urashaka ko byari bihagije ugarura ibya 2013 gute ko utigeze ubivanaho nta tegeko ribivanaho ryari rihari 2012 hari ibyemezo byagifatira ku Rwanda dore ibyo bavuze bati mu minsi mikeya uraza kubona ubone batina makenga ibihano kuri makenga kandi asanganwe ibindi none hari amakuru numvise ntashaka no kuvuga kandi nkamagiye kuyavuga wenda Amerika ibigira ngo match ikomeze yizungurukaho sibyo mu buryo budakemura ikibazo Pariske n'ubundi umuntu yibaza kuki Amerika irimo gusimbukira kuri step ya sanctions ese Washington Peace Agreement yamaze guferinga ko ntabwo ushobora gutangira ntabwo ushobora kwaplika ibihano ku mushinga utaramaze gupfa ngo ujye ku bihano nese kuri umunyamategeko urabizi umuntu yakatirwa igihano urubanza rutari rwaba ntabwo bikunda doto turofaso disputes iyo usomye amasezerano ya Washington asobanura ukuntu abantu bafitanye litige yavuka muri amasezerano ikemuka uko abantu bazicara bagakemura icyo sibyo none abantu bicaye Londres turaza kuhagaruka ndetse Londres ejo baganira muri Londres mu byo bagezeho ubonaga ko byari muri atmosphere nziza nk'iy'abantu bari mu nzira nziza baravuga ko u Rwanda ruri muri désengagement Kongo ko yasobanuye uburyo irimo gutangira kuri CFDL yapdatinze amakuru ako kanyu uhita ufata ikintu bita ibihano paradox niba Londres nta mwuka mubi wari uhari urumva ubwo bwangati bwa Amerika bw'ibihano bwaje guturuka he kandi abantu Londres bari bicaye bameze neza aho no kuvuga ngo rero ngo turi bugere dushobora kuba twibeshya ku kintu bita ibihano bya Amerika urumva nuko Amerika ubwayo yumva ibihano erega n'iyi monde turimo ntitukabeshyane nanjye irimo kuvuga ibi ngibi hari undi ubona nk'iyo skandari hari uribona nk'atari skandari hari ugiye yongereho ibindi urumva bitewe wenda nahabona 9 na 6 so reka tubifate muri uburyo ibihano byageze kuki aho Amerika yagiye hose yafata ibihano Iran ubirimo kubikuraho ifata ibihano Uburusiya ibongera essence ya Hormuz ibaye nkeya ihita igenda ibwira Abarusiya ngo tubaye dukuyeho ngo ngo bya petroli ngo mwe mucuruza ejo bundi Hormuz ifunguwe ngo tugiye kongera tubizamure iyi mikino y'iki ibihano bibize gutyo iraho ngaho none hakandi gakora icyo noneho Washington ifata imyanzuro bwa mbere mu mateka kankuremo indorerwamo n'ingofero kuko tutinda dusobanura neza dushobora kumbyarira amazi nk'ibisusa inzozi zawe zo gutunga moto nziza igezweho kandi yizewe zibaye impamo hamwe na Spiro Sendegeya Emile arazigufitiye ku giciro cyiza kidahenze utayafite yose yuzuye ukaba wakwishyura mu byiciro Spiro M1 M2 M3 zisange mu Giporoso ku Cyamitsingi ahateganye na Hilltop Hotel hari icyapa kinini cyanditseho Sendegeya Emile ukimara kugura yawe uhita uyitahana ako kanya
byo kuyiba byo bazabyibagirwe kuko tuyitarakinga twifashishije GPS yayo ikagaruka. Hamagara Sendegeya Emile kuri 0788 307 maze Spiro yawe uyibikeho. Mbaza Nedil, wigize kurota inzozi zo kuzatunga ikibanza muri Kigali ariko ubushobozi bukaba buke? Niba ikiri inzozi kuko ubu twakuzaniye ibibanza byiza kandi bya make. Ni hano Rusororo twakuzaniye ibibanza byiza kandi birengeje mezire biri muri site. Hari umuhanda, amashanyarazi, amazi ndetse n'amashuri hafi yawe. Ibi bibanza byose bifite ibyangombwa, by'akarusho ni ukugura duhita tukikwandikaho. Ni kuri miliyoni 8 kumanura. Ngwino tugutuze neza kandi kuri make. Ku bindi bisobanuro watwandikira cyangwa ukaduhamagara kuri nimero 0782 05 2939. Bakunzi ba Gasaro TV turabaramukije abamerere mu mpande zose z'isi, mwebwe mudahwema kutugaragariza urukundo mu biganiro n'ama-update atandukanye tugenda tubagezaho. No kuri muri abantu b'ingenzi cyane, ariyo mpamvu natwe tuba duhari kugira tubagezeho amakuru agiye atandukanye ndetse ku ngingo zitandukanye. Ndi kumwe na Marshal, muromenyere musesenguzi n'umuntu wacu, nzi neza ko benshi mukunda ibitekerezo bya Marshal. Ngwaye ikaze, umeze gute? meze neza Sandrine, wowe se? Nanjye meze neza. Ndashima Imana, umunaniro gusa ndumva ndushye kabisa. Gukora siporo Iki cyumweru mfitemo ibintu byinshi. Kimaze n'icyarangiye. N'ejo kiracyakomeza. Ngiye kizarangira ku cyumweru Ubwo se ufite biki muri weekend? Weekend mfitemo umwana sister uzabatizwa. Ubu se abantu baracyabatizwa? Kirango bafata amazina bakuze. Hari igihe umuntu abana batabatizwa se? Reka simbizi, ntabwo nabimenya pe. Kera nyine wajya kubona mu gihe kandi kuko ubu ngubu turi muri sama, ukabona nyine abantu bavuga ngo kanaka bazabatizwa, bazakomezwa, bazagira gute. Biracyabaho nyine? Yego bibaho. Nagira ngo umuntu aribatiza akuze. Birashoboka bite? Okay, it depends of n'idini. N'idini cyane umuryango. Mbitekereza. N'idini hari aho babatiza umuntu akuze, muri Katolike ho nta kibazo n'abana barabatizwa n'uduhinja. Rero sadepa ego niko mbitekereza. Ntabwo bigishyuha cyane ariko gakera. Hari ibintu byabagaho kera ubanza bigenda bigabanuka. Kera nyine nk'umubatizo gukomezwa n'iki wasanga ari ibintu bishyushye. Kerekana mu cyaro ariko kuko urumva reka tuba mu mujyi. Hariho nyine hindiri ibintu wayibona ubu ngubu wapi abantu barahuze. Ega abantu barakennye mwana. Ntago abantu bakennye. Ahubwo Yezu ngo azaza hari amahoro menshi. Ngo abantu basigare banibaza batubundi uwaje gukora iki? Ko ibintu byakemutse. Muse hariho amahoro ra? Hariho umutekano, hariho amahoro, hariho n'ama-challenge abahari. Ariko nyine ituze mu bantu ni ryinshi. Rero mu gihe cy'ituze ryinshi ntabwo abantu bajya gutekereza ku Mana cyane, batangira kuzana ibitekerezo byabo bwite n'ubwenge bwinshi. Hakiyo kera nkubwira yarimo utuntu twinshi pe. Urumva? Yego. Hari umugabo ngo 94 ngo wari muhungira muri Kongo w'umunyamuhanga, ni bari muhanga ni bari he. Ngageze ku mugezi yibuka katabatije ngahita afite ubwana bwarabudumbura aravuga ati ndabatije mu izina rya kana. Ayiwe. Tibana banje. Izo twana twazize iki? Twazize iki se ntitwabatijwe? Ko yavuze ati bundi bajya babatiza bose abagabo nkanjye. Ese uzi icyo bivuze? Ariko bana. Icyo bivuze no ko yari yarabirangaranye. Ariko rero urumva nanone amage uhuye nayo akakwibutsa ibyo wibagiwe. Yego. Ubu rero ntago nabyita umudamararo kuko mvuze kudamarara nashyize muri status abantu batari ngewe. Yego. Ariko iyo amahoro abaye menshi, umutekano akaba mwinshi, utuaferi turebana n'ibintu by'iyobokamana n'Imana ntago babijyamo neza. Bagenda babikweye sinzi ukuntu byikora nyine. Yego. Abo rero abantu ntago bitekereza kubatirisha. Abari muri UPI essence yazamutse, buri kimwe cyose aryoshya. Yego. Herutse kuzenguruka amazu yose nabankabije. Ariko 90% uzacunga amagorofa arimo kuzura. Yego. Hejuru batashyiho rooftop z'utubari. Kubera iki? Ntabwo mbizi ariko uzabira amazu y'ubucuruzi yose rooftop akabari hejuru. Random ntombo zinzu itagira rooftop niyo kwamakuza muri 13 abantu barahaza. Ni kibazo. Urumva?
mu gihe cy'amahoro n'umutekano rero utubari tuba twinshi, ariko mu gihe cy'abantu bumva batari sawa n'iki umuntu agatangira gutekereza agashyekera. Noneho andi makuru naguha rero burya sha Sandrine, abantu bose mu gihe cy'ibyago baba ari abakirisitu ari abarokore. Burya gusaza ni ugusahurwa koko. Uku kuntu mubona imvi n'uruhara bamaze kuba uruhara se ruburuyenzi buriya uruhara sinzi ikintu rubu cyaricyo cyose, ariko urwanjye mbona rugenda rwaguka. Kubona byinshi rero tunavuga byinshi. Yego. Ubwo mbaje nkuru y'ukuntu hataba habuze nka moments z'umuntu yagiye abamo, urumva zibihe bigoye, ubona abantu bose murimo musakiranira kurwanira nk'icyo nakwita nindi uri buvuge, nindi utera isengesho bwa mbere, nindi busenge bwa mbere, n'ubugire buto bwa mbere. Sandri, bose mu gihe cy'amajya abantu bamenya Imana. Mu gihe kibe bigoye itarimo ikibazo atari ukwishushanya, atari kugira gute. Kera nkiri mu byaza hari umwe negeze kuba service, kandi mbibona nyine ko no mu mpapuro bandika mujya kwa muganga n'idini bararyandika, sinzi niba barabiretse bakubaza religion yawe. Sanga arimo gusenga yakutuye mu zina rya Yesu, mwuka wera nuva n'indi bizenda kumanuka. Ndavuga se ko ku mpapuro nakwanditseho mbona handitseho ibi ngibi, kuko nyine ubuceke ngame document. Buriya nyine ko nduzi nyine urimo kuzura umwuka byageze ngo teshamwa n'ibintu bigeze ahangaha bikomeye nyine, urumva ati umuntu agerageza gukora ku mana zose zishoboka kugira ngo arebe uko ibintu byagira. Uko abadamu burya nubwo yatwita ariko ikintu cyo kubyara nyine baragitinya. Nta muntu udatinya igihe cyakushuma. Gusa nyine byarashoje nka nyuma y'isaha 2 asubira muri systeme ya mbere, ya yindi yo mu bihe bigoye irangiye, asubira nyine mu bisanzwe uko nabibonaga. Ntawe nifurije ibihe bibi rero ntibikanabeho. Ngo natangazwaga n'abantu bakibatizwa, ibaze nanjye ngo ibyo bihe byankozeho, uboshye ko warugeza aca umubatizo. Ariko ibintu by'Imana no byajemo n'abasika amazi benshi, abantu babisikoro. Ariko ibintu by'Imana ntaga abantu bameze neza babyibuka, kandi nyamara yo mu maje bakabyibuka. Yego. Niyo mpamvu amadini menshi aba muri Afurika, aho ubukene n'ubutindi buri bwinshi. Reka twikomereze dujye mu kiganiro nyirizina. Tuba tugomba kubanza no kuganira. Masha, wabonye se ibyo Amerika yakoze? Ariho bamwe bari kuvuga bati ikigaragara cyo ati Kinshasa iri gushora byinshi by'umurengera kuri iki gihugu cya Amerika. Ari nabyo mukanyimona wazambwira mamagara ati umugabo wita Marshall ati burya no umuhanga, ati Amerika na abanyenyungu, n'abantu bicara nyine atahari inyungu, niho baba bagomba kugira iki kureba. Yego, wabibonye ati cyo reka nsome text ati Amerika yashinje byeruye ati ibigo by'u Rwanda kwiba amabuye ya Kongo. Aho yavuze ati Leta Zunze Ubumwe za Amerika tariki 25 Kamena yatangaje ko zafatiye ibihano ibigo bine byo mu Rwanda bicukura amabuye y'agaciro ngibishinja kugira imikoranire n'umutwe wa M23 mu bikorwa byo kujyana mu buryo butemewe amabuye y'agaciro ya Kongo mu Rwanda. Amerika ivuga ko kubafatiwe ibihano harimo abantu babiri ndetse n'ibigo birimo Gasabo Gold Refinery Limited ndetse n'umuyobozi wayo Jean-Marie Karima, umuyobozi ushinzwe imirimo ya buri munsi General Manager Yego Bosco Kayobotsi, ndetse n'ibigo bitatu. Ati mu bitandukanye Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Leta ya Kongo bakomeje gushinja u Rwanda gushyigikira umutwe wa M23 ndetse reka mvuge muri make nkuko tubizi ko u Rwanda ruhora ruvuga ruti twebwe nta ngabo dufite muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Rero ni text ndende ariko ntacyo rekana n'abakotinge, ni nkuru nyesha umuseke nibwo bunyamwuga. Ariko ndabona ewana benshi bavuze bati ikigaragara cyo Amerika na Kongo, ati hari ikintu Kongo yabwiye Amerika, ati kuko urabona. Yego, ubwo ari benshi babivuze ni amahirwe, kuko sinjya mu ruhande rw'abantu benshi. Yego, wapi umusema mfora n'abantu benshi ibintu by'amajorite simbikunda giye. Yego, nawe baza ahantu hari abantu benshi. Bibiliya iravuga ngo umuryango ujya kurima kunyura abantu benshi ariko kujya mu ijuru ngo urembo rifunganye. ntacyo rero tubwira ibyawe by'umwe. Urumva hari ikintu kimwe
ibi bintu byitwa amasanctions byubakiyeho ariko wenda mu isobanura makuru kubera nyine kiba kiswe update urumva nk'inkuru icyo gihe yandikiwe n'itariki nayo wayisomye yego ariko ubundi ntabwo iyo context ntabwo ayo makuru y'ibihano ku gihugu cya Amerika ku bindi bihugu cyangwa se tujye no ku bantu bo mu Rwanda ikintu gitangaje nuko iyo ugiye in deep ibyo bita executive order ubu usanga ari nko kubyapodatinga ariko igisa n'ibyo gisanzwe noneho ibihano Amerika ifata ntigikwereka igihe bizarangirira cyangwa ko byarangiye kuko n'ubundi uzasanga nk'iki gihano ari executive order muri wenda na 10 na kangahe bongeye kwa updatinga yego kandi bitarabujije impara gucuranga urumva so bivuze ngo rero ntabwo ari umudeli mushya Amerika yadukanye biri muri activities nta nubwo Amerika ifite ikibazo ku Rwanda cyangwa se kuba ari we wese kuko ibyo ngibyo Amerika ibyuka bihuruturira icyarimwe rwose nubwo itari kitahura muri Ethiopia ikabakoma ibi Syria ikabakoma ibi Iran ikabakoma ibi Ali Shara perezida wa Syria ikamukoma ibindi ikamushyiraho n'amafaranga kumuta muri yombi ejo bundi akabaye perezida urumva bagafata amazina bagakuraho rimwe kugira ngo bidahura neza no bafata ibihano bakamutumira muri White House tukamubona uyu munsi Nelson Mandela yashyizwe kuri liste y'ibyihebe urumva yego amara imyaka 27 muri Robben Island prison nyuma uri mu ntwari za Amerika no mu ifoto iba muri White House wongera ngabamo nk'intwari ndimo gushakisha niki gishyashya ikiri gishyashya ni izina rya niba ari ntayomba ni Kayobotsi na Karima urumva yego nayo makampani yabo ibyo ni bishyashya ariko iyo image iyo mode operatoire y'abanyamerika gukangisha ibihano cyangwa se kubikoresha kuri kanaka kuri baba muri collective cyangwa se mu kuma individu bimaze imyaka myinshi nta nubwo ntekereza ko hari abanyamerika babikora kubera uburyo babibamo cyane ari nk'inyanja bogamo yego sinjya ntekereza ko hari bo bumva hari n'ikintu gitangaje baba bakoze tandis que babikora umunsi ku wundi tandis que babikorera benshi kandi bakabikorera benshi sibyo bakabikorera benshi bakazagarura ibindi the next one urumva yego n'ibya mbere bitaravuyeho batanagaragaza iki bya mbere byagezeho ari impamvu bagaruye ibya kabiri nk'ubuhanye makenga n'urugero 2012 waramuhanye none se ibyo urashaka ko byari bihagije ugarura ibya 2013 gute ko utigeze ubivanaho nta tegeko ribivanaho ryari rihari 2012 hari ibyemezo byagifatirwa u Rwanda dore ibyo bavuze bati mu minsi mikeya uraza kubona ubone batena makenga ibihano kuri makenga kandi asanganwe ibindi noneho hari amakuru numvise ntashaka no kuvuga kandi nkama ngiye kuyavuga yuko ari nk'umuntu bafatira nk'ibihano urumva muri Bangladesh hari umuntu bafatiye ibihano nk'ibi ngibi abantu bagiye kubona mu nama Washington kandi afite travel ban afite buri kimwe cyose muri ibyo bihano urumva hano nashaka gusobanura iki si uko igihano ari ikintu cyoroshye sanction urumva ntabwo nshaka kukisimplifyinga yego ariko nanone uburemere Amerika ikivugana busawundinga lauda kure urumva ariko abanyamerika hari igihe babatekereza ko nta n'ikintu banakoze rwose rese urafatira ibihano Colonel w'ingoma akakubwira ngo mu murafatira nta n'inzu ngira aho ngaho hano umutungo ngira muri Amerika hagira abasesenguzi bazadufasha kumenya kubaninga umuntu uvuga ati do ibaza nko kumfatira igihano nkaje kuko uvuga ni Nyagasani uzandinde uretse kujya gusura umuvandimwe muri Amerika kuzaba muri Amerika ujye uzabindinde completely urumva rwose igikandi ndabikubwiye ntawo ntagira uvuga ngo urako ngo utabibona ngo utagira gute ntaga ari ibintu birenze urumva ntaga ari ibintu birenze kujya hari ubivugura iyo amenye kuko yajya nanjye najya ariko ntawo ushaka kujya ntago ndota kujya muri Amerika Imana izandinde icyo kigero yizakinyuze kure nicyo gikombe n'ikigeragezo kandi nta nubwo uzi niba rona w'ingoma yabishakaga ntabwo tuzi imitungo y'abantu bafatira ibihano aba bucuruzi bakarema bo ikibazo kuko bo nabacuruzi ku rwego mpuzamahanga urumva ariko mu by'ukuri ndashakisha ikintu gituma Amerika ihora isubiramo ibihano byisubiramo sibyo yego bitagize ikintu bigeraho gusa umuhanga umwe nko muri commentaire azagira gutya akanshishurire neza avuga ati wenda Amerika ibigira ngo match ikomeze yizungurukaho sibyo mu buryo budakemura ikibazo parce n'ubundi umuntu yibaza kuki Amerika irimo gusimbukira kuri step ya sanctions ese Washington Peace Agreement yamaze guferinga ko ntabwo ushobora gutangira ntabwo ushobora
ntabwo ushobora kwapurika ibihano ku mushinga utaramaze gupfa ngo ujye ku bihano. Nese kuri umunyamategeko urabizi umuntu yakatirwa igihano urubanza rutari rwaba, ntabwo bikunda. Dr. Turofaso disputes iyo usomye amasezerano ya Washington asobanura ukuntu abantu bafitanye litige yavuka muri amasezerano ikemuka, uko abantu bazicara bagakemura icyo, sibyo? None abantu bicaye Londres, turaza kuhagaruka ndetse Londres ejo baganira muri Londres mu byo bagezeho ubonaga ko byari muri atmosphere nziza nk'iy'abantu bari mu nzira nziza. Baravuga ko u Rwanda ruri muri desengagement, Kongo ko yasobanuye uburyo irimo gutangira kuri FDL yapdatinze amakuru, ako kanyu uhita ufata ikintu bita ibihano. Paradox, niba Londres nta mwuka mubi wari uhari, urumva ubwo bwangati bwa Amerika bw'ibihano bwaje guturuka he kandi abantu i Londres bari bicaye bameze neza. Aho no kuvuga ngo rero niho turi bugere, dushobora kuba twibeshya ku kintu bita ibihano bya Amerika, urumva nuko Amerika ubwayo yumva ibihano. Erega n'iyi monde turimo ntitukabeshyane, nanjye irimo kuvuga ibi ngibi, hari undi ubona nk'iyo skandari, hari uribona nk'atari skandari, hari ugiye yongereho ibindi, urumva bitewe wenda n'ahabona 9 na 6. So reka tubifate muri uburyo ibihano byageze kuki. Aho Amerika yagiye ijya hose yafata ibihano Iran, ubirimo kubikuraho, ifata ibihano Uburusiya, ibongera essence ya Hormuz ibaye nkeya, ihita igenda ibwira Abarusiya ngo tubaye dukuyeho ngo ngo bya peteroli ngo mwe mucuruza, ejo bundi Hormuz ifunguwe ngo tugiye kongera tubizamure. Iyi mikino n'imikino y'iki ibihano bibize gutyo iraho ngaho. None kandi gakora icyo bafatiye ibihano rafineri za Karima, urumva ariko ntibafatira ibihano ikirombe cyatwangiza iva miliyari zahabu, urumva, cyangwa se ngo bafatire ibihano M23 nta gerenkiri muri ibi kandi riba yazanye, sibyo? Ugiye ku bacuruzi abayacukura ntubahanye, kuki batanditswe mu murongo umwe, urumva, ngo Karima hanwe na rafineri ya Gasabo n'icyo kirombe gishushanyweho yuko rwose zahabu yakihanwe cyangwa igize gute ibintu nk'ibyo sibyo? Ni ibintu by'amafuti biri aho ngaho gusa. Ariko natekereje ikintu kimwe giye mu gutekereza kwanjye, buriya Londres yabayemo ibiganiro, sibyo? Yego. Byo muri cadre nyine y'ibya Washington Peace Agreement hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, sibyo Sandrine? Nibyo. Ibi bintu ntabwo nibikubaza urangaye, kandi usoma sinzi turimo gusoma. Noneho Washington ifata imyanzuro bwa mbere mu mateka, kankuremo indorerwamo n'ingofero, kuko turinda dusobanura neza dushobora kumbyarira amazi nk'ibisusa. Kampani ya Enoch Real Estate ibazana ibibanza mu bice bitandukanye bya Bugesera, harimo mu mujyi, ku mazi no mu masantre. Wowe duhamagara witiremo ikijyanye n'ubushobozi bwawe, guhera kuri 3,500,000 kuzamura urabona ikibanza cyiza kandi witiyemo. Uhita ukorerwa mutation ako kanya kuko ibyangombwa byose birahari. By'akarusho kandi site zacu tuzikata mu bice birimo ibikorwa remezo, nta kibazo na kimwe uzagira kuko Enoch Real Estate yaje ari igisubizo ku bashaka gutura cyangwa kubaka hazabyara ifaranga ritubutse mu minsi iri imbere. Duhamagare kuri iyi nimero iri munsi witiremo ikibanza kikubereye. Karibu Enoch Real Estate, gutuza heza. Mbaza Nedil, wigize kurota inzozi zo kuzatunga ikibanza muri Kigali ariko ubushobozi bwa buke? Niba ikiri inzozi kuko twakuzana ibibanza byiza kandi bya make. Ni hano Rusororo twakuzana ibibanza byiza kandi birengeje mezire biri muri site. Hari umuhanda, amashanyarazi, amazi ndetse n'amashuri hafi yawe. Ibi bibanza byose bifite ibyangombwa, by'akarusho ni ukugura duhita tukikwandikaho. Ni kuri 8,000,000 kumanura. Ngwino tugutuze neza kandi kuri make. Ku bindi bisobanuro watwandikira cyangwa ukaduhamagara kuri nimero 0782 05 29 39. Inzozi zawe zo gutunga moto nziza igezweho kandi yizewe zibaye impamo hamwe na Spiro. Sendegeya Emile arazigufitiye ku giciro cyiza kidahenze, utayafite yose yuzuye ukaba wakwishyura mu byiciro. Spiro M1, M2, M3 zisange mu Giporoso ku cya Mitsingi ahateganye na Hilltop Hotel. Hari icyapa kinini cyanditseho Sendegeya Emile. Ukimara kugura yawe uhita uyitahana ako kanya.
ibyo kuyiba byo bazabyibagirwe kuko tuyitarakinga twifashishije GPS yayo ikagaruka. Hamagara Sendegeya Emile kuri 0788 307 023 maze Spiro yawe uyibikeho.